basa nk'abantu bamuteye ikintu cyo kutamenya ubwenge, yisanga ari ahantu none hakora ikintu cyo kwirwanaho cyo guhunga, bimuviramo gukomereka. Igipangu cyanyu gifatanye n'igipangu Sabe yasimbutse, neza birafatanye, nta igipangu kibara. donc clôture n'imwe, afatanye n'imwe, kandi bigaragare ko mu guhungira aho hantu bigaragare ko bari bamutangiriye aho agombaga gusohokera hari abantu. Hanyuma bigaragara ko noneho umwohereje wa mugambaniye amwohereje mu nzira idahari. Ino video uri kubona uwo mugabo urimo, yego, kandi utuye hano. Umugabo ndamubona n'ikiganiro cye nacyo, n'ikiganiro cyo wakibonye wagikurikiye. Nimba koko uyu mugabo ibyo yavuze nekeza ko ari ukuri, kandi nanone wowe kuba twageze hano ugiye kuduhereza amakuru ya nyayo. Ese koko uyu mugabo atuye hano? Uwo mugabo ntabwo atuye aha. Nabo bari bafatanyije. Uwo mukobwa afatanyije na bano bagabo. Hari umugabo twabonye w'agapfukamunwa, wari wambaye agapfukamunwa. Ikindi kintu ndongera nibaza impamvu Sabe yakubiswe. Ikintu cyatumye Sabe ahunga kuriya, mu by'ukuri yarasohotse, abona abantu aho yagombaga gusohokera mu muryango wa nyawo, mu marembo hari abantu kandi bafite mask. Yego. Kandi mu by'ukuri n'inama umukobwa yamugiraga inama yo guca ahantu hadacibwa, hatari inzira, kugira ngo nagera hatari inzira asubire inyuma, babone uko bamufata neza. Ndahera naho mvuga hari igihe umugabo afite umugore umwe, niryo tuze ntanaribone, namugira inama yo gushaka wa kabiri, naribura mugira inama yo gushaka wa gatatu. Utubwe ko ari abantu ba mask, waduburiza gute kuki abo bantu bamurwanyaga bamwirukankanaga bari bambaye mask? Kubera iki abantu rero barwanyaga Sabe? Niwo bita Hajati muri iyi karitsiye. Hajati bavuze ngo uri mu batumye nyine mu batabaye Sabe. Nta mugabo n'umwe uhazwa n'umugore umwe, ntabwo bibaho. Nahise umugabo ajya mu mihango, umugabo aracura. Oya nagatsura. Ni gute rero wagereranya umuntu wuzuye n'umuntu utuzuye? Umugore ni igice, umugabo aruzuye. Kandi niba amasasu yasohotse mu mbunda, silivupure yavuye muri chambre yayo, akagera ku munwa w'imbunda, ntabwo ari busubireyo. Uwo mugabo ararasa hehe? Abakeneye kurasa. Nje rero ndamutse menye ko yagiye akanarasa n'ahandi hantu, sha wallahi njye atanarashe burya byambabaza. Urasa barakeneye kurasa. Yes. Kuko atarashe, ese watunga imbunda itarasa gute? Amasasu, ayo masasu abarimo abagomba kujya he? Abagomba gusohoka. Ni hahandi imbunda yangirika ugasanga byanze. Yego. Ni gute iyo mbunda nazayitunga yarangije gupfa? Atarasha arapfa. Imbunda ya Sabe. Uriyo Sabaza kuba afite umugore umuri ruhande, uhora bari kumwe, yambwira ati Sabe ngwino urase bimeze gute? Nta na rimwe yari gutekereza kuza muri kariya kajagari. Oya kuzamubwira ngo Sabe ngwino urase. Sasa ni gute atarasa? Ni gute atarasa? Ukanga imbunda yagumye yigendana ahantu hose yabuze harasa. Birangira ibaze diridiri amasasu ku munwa w'imbunda diridiri, ubumva yarasa he? None se ubibona ute? Ari gusimbuka igipangu yaragiye kurasa akamufata atararasa. Biriya bintu ubu ntabwo byica mu bwonko bw'umugabo watekereje gukora kiriya gikorwa. Nabivuze neza ko buba bwamanutse hariya hasi, kandi iyo umugabo atarashe neza uko bikwiye abikiremba, ibyo bintu mu byumve Sabe ashobora kuzagira ikibazo kizahoraho kimeze gute? Sevre imbaraga zishobora kuzarangira burundu, akanazinukwa n'ibikarangira ubwonko bwe ntibuzongere gutekereza imbunda cyane. Ubwo umuntu aguca inyuma n'imvugo nyandagazi ni bibi cyane, no gusuzugura abagabo. Erega abagabo ni abagabo, abagabo ni abagabo. Ahubwo ngwino ndebe uwo yakoze amakosa. Gute kandi? Amakosa yakoze nayo nicyo nakubwiye. Sabe baramuteguriye, barateguye neza, barangije baranamuzana, bamufasha ahubwo ku ngufu, bamufashe ku ngufu. Kiriya kintu ndagihamya neza, bamufashe ku ngufu, baramuzubaza, bamuzana hano, yisanga ari ahantu yagambaniwe, ahubwo yarabacitse. Imana ishimwe. Benshi bazi ko Sabe ngo yaje hano waje gusambana n'uriya mukobwa. Oya rwose, bamufashe ku ngufu bamuzana hano, bamufashe ku ngufu, baramuzubaje, baramuzana, yisanga ari mu kagambane k'abantu, arabacika. Mu gihe
byabashije kubacika Juste baramugambaniye bagambana n'ahantu bari bumushyire buriya bari bunacukure bakataba ntawamenya nuko bari bumurigisa ahubwo Imana yaramutabaye Sabe yararenganye buriya mugabo n'umugambanyi ruharwa ni umugome cyane. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu kananye igipangu cyanyu gifatanye n'igipangu Sabe yasimbutse neza birafatanye. igipangu cy'ibara donc clôture ni imwe afatanye ni imwe aho yasengeye ni hamwe nawe gusohokera kandi bigaragare ko mu guhungira aho hantu bigaragare ko bari bamutangiriye aho agombaga gusohokera hari abantu hanyuma bigaragara ko noneho umwohereje wamugambaniye amwohereje mu nzira idahari kugira ngo ko bamufata neza n'ukuri yaragambaniwe cyane. Gusa nk'inama simbizi niba nahita ntanga inama ariko ibintu nk'ibi ngibi biba byaturutse niba koko Sabe ari umuntu ufite inshuti akaba kandi afite n'umugore iryo ni ikosa rikomeye ariko kandi iryo kosa riba rifite burya icyabiteye. Nk'umuntu utuye hano hafi wowe ni iki kintu niyo mpamvu ushingira uvuga ko ari ubugambanyi Sabe yakorewe cyane ko utuye hano urahazi neza ushobora kuba wenda bitewe kuko ahantu bamwakiriye urwari yaje muraruzi abarugenda murabazi ahubwo ni gute wavuga ngo yaragambaniwe ndetse kandi akagambanirwa muri karitsiye zanyu? Impamvu nabona ko yagambaniwe ku giti cyanjye kandi n'undi wese ufite ubwenge yabitekereza nk'uko mbitekereza nikorose muyitungaho neza. Impamvu yagambaniwe nabonye ko yagambaniwe ni umugabo iyo yasezeranye n'umugore kuba bajya kwinyesigura ahantu runaka gukora ayo mahano bavuga ko ariyo yari amuzanye bajya ahantu hihishe kandi bagenda bihishe kandi nk'umugabo muzima nka Sabe ufite amafaranga ntago yari umuntu wo kuza kwipfurika munsi y'igiti ahantu hari umwanda hatameze neza. Niyo mpamvu mbona ko bamugambaniye bakamuzana ari nkaho bamupfutse mu maso atanareba atanabizi bakanamwumvisha uburyo atagomba no kuzana imodoka agomba gutega byihuse cyangwa se bakaba bafite uko bamuzanye. Niyo mpamvu mbona ko yagambaniwe nk'umuntu w'umugabo ntabwo yari gutinyuka kuza gukorera amakosa ahantu nka hariya amahoteli arahari ahantu heza harahari ntabwo rero niyo mpamvu mbona ko bamugambaniye cyane ndanabishimangira. Reka nkwereke akantu gatoya reba ino video uri kubona uwo mugabo urimo kandi utuye hano umugabo ndamubona n'ikiganiro cye nacyo n'ikiganiro cyo wakibonye agikurikiye nimba koko uyu mugabo ibyo yavuze ntekereza ko ari ukuri kandi nanone wowe kuba twageze hano ugiye kuduhereza amakuru ya nyayo. Ese koko uyu mugabo atuye hano? Uwo mugabo ntabwo atuye aha niyo yaba anahatuye ntabwo ari umuntu warota ko Sabe agiye gukora ayo makosa ngo amukurikire aze afite na kamera ntabwo ibyo bintu bishoboka. Donc ikigaragara ni ibintu byapanzwe ntabwo umuntu ugiye gukora amakosa ntabwo atumira abantu ari ugiye kuyakorerwa ari n'ugiye kuyakora ndavuga ku ruhare rw'umukobwa ntabwo yatumira kamera umugabo ntiyatumira kamera ni ibintu abantu bari bazi bapanze babikora kuri gahunda neza ahubwo Sabe yararusimbutse bari no kumwica kuko icyabayeho nuko ni victime y'abantu babagambanye biturutse ku bantu kandi b'inshuti ze na cyane cyane n'uwo yitwa nde uyu nguyu bamwita ngo John ngo nibaza rebe iryo zina kabisa ndabihamya cyane ko yagambaniwe n'uwo nguwo uwo mukobwa ngwino ndebe nabo bari bafatanyije. Uwo mukobwa afatanyije na bano bagabo hari umugabo twabonye w'agapfukamunwa wari wambaye agapfukamunwa. Ikindi kintu nongera nibaza impamvu Sabe yakubiswe cyangwa se ntabwo navuga ngo yakubiswe aho ngaje twakwaye ikiganiro ngo yarakubiswe ahubwo ibyo byo gukubitwa rero bishobora kuba byarabayeho cyane ibibaho kubera ko ayo yose ni amabanga y'abantu bamugambaniye bateguye icyo gikorwa nibo bazi ibyo bintu ni nabo basohoye amafoto nibo babiteguye babizi neza uko babigenje ahubwo Sabe yabanyuze mu myanya y'intoki yarabacitse ni nk'Imana yamurokoye amfete
ndi ku ruhande rwa Sabe cyane. Cyane rwose cyane nanarujyaho cyane. Kandi rero ariko Sabe nawe nubwo ndi ku ruhande rwe namusaba cyangwa se namugira inama yo gushaka umugore we bwite. Aramufite kuba mufite batabana ibyo narabyumvise ko amufite ariko ntibabana. Umugabo ashaka umugore babana, ntabwo umugabo ashaka umugore wo kumvira. Aya makuru yuko nta nubwo tuyafite yizewe, ntabwo dufite amakuru yizewe yuko batabana. Nta mugore afite. Ni ukuvuga rero umuntu w'umugabo n'impamvu yose yatumye ibyo byose biba ni ukubera ikibazo cy'uko nta mugore afite. Kandi nk'umuntu w'umugabo ugejeje imyaka y'ubukure aba agomba kubana n'umugore byanze bikunze. Umugore aba agomba kumuba iruhande kubera ko nkatwe muri Islam Imana muri Quran rivuga ko abagore ni ituze ry'abagabo. Umugabo agira ituze kubera ko afite umugore. Mu by'ukuri Sabe iryo tuze ntaryo afite bigaragara. Aho yari agiye kurishakira barahamutegeye. Namugira inama yo gushaka umugore we bwite, yashaka agashaka na 2 na 3. Byaba ari ikosa gushaka umugore urenze umwe nanone. Nta kosa rihari gushaka umugore urenze umwe. Guca inyuma umugore si ikosa. Guca inyuma umugore biterwa n'impamvu. Umugabo ashobora guca inyuma umugore bitewe n'impamvu n'impamvu imwe gusa. Yego yihe. Umugore ashobora kuba azi guteka neza cyangwa se ashobora kuba atazi no guteka, agira umwanda. Yego. Afite n'ibindi bimuranga ariko yubaha umugabo we kandi amuha ukuri kwe, amuha iryo tuze. Ituze ry'umugabo ku mugore ni ukumuha ukuri kwe, ni ukuba umugabo yashaka gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we ku gihe abishakiye, akayibona ku gihe abishakiye. Nta mpamvu n'imwe ibayeho yo kuvuga ngo umugore arabyanze. Ibyo byonyine nibyo bitera ingaruka muri aba bagabo bose mwumva bagenda bagira ibibazo n'abasore. Izo ni ingaruka, ni nacyo kintu gituma abantu babaho nabi kuri kote zombi. Abagabo babaho nabi, imiryango ikabaho nabi, abana bakabaho nabi, abaturanyi bakabaho nabi, inshuti zikabaho nabi kubera impamvu y'umugore wanze gutanga ukuri ku mugabo. Kuko niba yimye umugabo we uko kuri, umugabo aragenda akagushakira hariya ku baturanyi, cyangwa se akajya mu bana be, cyangwa se akajya mu bakozi, cyangwa se akajya mu baturanyi. Ibyo byose ni ibintu biza ku mugabo. Ni ukuvuga umugabo iyo yatekereje gukora igikorwa cye, ubwo ndashaka kubihuza n'ibya Sabe, kubera ko iyo umuntu yatekereje gukora imibonano mpuzabitsina ubwonko bwe ntabwo buba buri ku murongo, bumanuka hasi hariya bugatanga sinyari, bukohereza intumwa. Iyo ntumwa imanutse hariya hasi igomba kuzamukana igisubizo byanze bikunze kandi kiri positive. Niba rero umugabo yohereje, niba ubwonko bw'umugabo bwohereje intumwa none aka kanya, intumwa ikamanuka hariya hasi ikagaruka nta gisubizo gihari, ikongera igasubirayo ntizane ikindi gisubizo, ikongera igasubirayo ntizane igisubizo. Ibyo bibaye akamenyero kuri uwo mugabo. Umugabo ntatuze aba agifite, ubwonko buva ku murongo. Bwa bwonko bwoherezaga intumwa ntabwo buba bukiyohereje, bihita buhagarara burundu. Niyo mpamvu usanga nibyo byose, niyo mpamvu usanga hari abagabo benshi bavuga ngo imbaraga zabo zaragiye, ugasanga bashwanye n'abagore babo kubera ko umugore igihe umugabo ashakiye kurasa, reka mbyite gutyo, igihe umugabo ashakiye kurasa neza umugore arabyanga. Hari amasaha meza y'abagabo. Abagabo bundi umugabo muzima ufite ubwonko buzima, ufite ubuzima n'umubiri muzima, burya buri masaha 3 asetinga gukora igikorwa. Kiriya gikorwa kigomba kubaho muri ayo masaha. Kuko ngo na Sabe yagombaga kuzakora kiriya gikorwa. Icyo gikorwa ni nacyo cyatumye Sabe mu bwonko bwe ahamagarwa n'umugore akamwitaba byihuse kuko yari yagiye yabyisetinzemo. Nubwo wenda tutari mu mutima we, ariko ntabwo kwitaba umugore ako kanya akanagenda ku buryo byamuviriyemo ziriya ngaruka, ni impamvu y'uko yaregeye yanabisetinze. Ubwonko bwe nta nubwo bwari buri ku murongo, buriya bwari bwavuyeho tayari.
urebe ikibazo abagore bateza mu bagabo. No kuvuga urabona ko ikibazo kibaye kirekire, arakomeretse, arababaye, niba yari afite abana bagiye kubaho nabi kubera ikibazo kimwe gusa cyo kuba adafite ituze. Niyo mpamvu abagabo bagomba gushaka umugore umwe, babiri, batatu cyangwa bane kugira ngo iryo tuza ribone. Impamvu mvuze benshi wenda tutarajya kure, wenda byasabye izo nama nizo ni ukuri ni na byiza pe. Hari benshi biri bwubaka ibyo bintu n'ukuri. Ubona ari iki cyatumye Sabe yirukanka ahunga afite igihunga cyinshi kigatuma asimba ahantu harehare nka kuriya? Ikintu cyatumye Sabe ahunga kuriya, mu by'ukuri yarasohotse abona abantu bamuta aho yagombaga gusohokera mu muryango wa nyawo, mu marembo hari abantu kandi bafite mask. Yego. Kandi mu by'ukuri n'inama umukobwa yamugiraga inama yo guca ahantu hadacibwa, hatari inzira, kugira ngo nagera hatari inzira asubire inyuma babone uko bamufata neza. Yego. Amfite n'ibintu by'imipango nibyo nababwiye. Noneho byongeye ko ubwonko bwa Sabe bwari bwavuye kuri gahunda. Kubera iki? Kubera impamvu yuko yahamagawe n'umugore. Yego. Ntabwo umugabo kuba yareba umugore, donc amaso y'umugabo n'abagabo bose, amaso y'umugabo arareba, yamara kureba agahereza ubwonko bugahita buhamagara. Ni ibintu byikora. Niyo umugabo yabona umusazi ari guhenereza hariya, niyo yakumva umugore asuze yavuga ati mana yanjye kariya gasuzi ndumva nshaka kumenya ahantu gaturutse. No kuvuga umugabo kuba yabona umugore ako kanya amaso arahereza ubwonko bugatanga sinyare. Ni ibintu ni nkuko wafata insinga ebyiri ukazihuza zitanga umuriro. Nako kanya ni ibintu byikora. Niyo mpamvu abadamu bagiriye inama cyane ariko ndahira ku bagabo, umugabo uzi neza ko adafite umugore yihutire kumushaka. Ndahera naho mvuga hari igihe umugabo afite umugore umwe niryo tuze ntanaribone, namugira inama yo gushaka wa kabiri, naribura mugira inama yo gushaka wa gatatu, kubera ko umugabo ntabwo anyurwa n'umugore umwe. Ubwo umwe nyine atuma ibibazo bibaho. Uko ngo hari Sabe nta kosa afite kuba yaba aja ku ruhande. Sabe nta kosa na rimwe afite, habe n'iri ritoya. Ikosa namubonaho nuko atashatse umugore. Niba afite umugore uri kure yakagombye gushaka n'undi uri hafi ye kugira ngo iryo tuza ahora ribona. Ese ahantu wenda twavuga utubwiye ko hari abantu ba masike, waduburiza gute kuki abo bantu bamurwanyaga bamwirukankanaga bari bambaye masike? Kubera iki abantu rero barwanyaga Sabe? Kubera ko buriya hari igihe iyo umuntu ari gutera imbere, hari igihe bamugirira ishyari. Ariko kandi hamwe nuko numvise ko nyine Sabe yari afite umugore, kandi ayo makuru yuko Sabe agenda hirya no hino akagera ku mugore, hanyuma ko kagambane ko kuri Sabe kuba yarirutse ahunga gashobora kuba karatejwe n'umugore we bavuga ko ari uwo afite, ariko bakaba utari kumwe, akaba yumva amakuru yuko Sabe ashobora kuba ajya mu bandi bagore. Hanyuma hakabaho igikundi, hakabaho akagurupe gaturutse ku mugore we, gaturutse ndetse no kuri uwo bamwitirira, bose bakifatanya kugira ngo bamukorere nk'ikintu cy'igihano cyangwa se bamubabaze tusemplement. Urabona ko ari ibintu byateguwe, ni ibintu byateguwe, haje n'abantu bambaye agapfukamunwa n'ingofero ku mutwe cyane. Abo bantu urumva ntabwo abo bantu bose baje, ntabwo baza kuri kote y'umuntu umwe. Nibyo nshaka kuvuga. Hariho wenda bavuye kuri kote y'umugore, hariho n'abavuye kuri kote y'uwo mugore wundi bamuvugana ko yari yaje kureba, hariho n'abavuye kuri kote y'abamufitiye ishyari buririye kuri abo bagore. Ubundi ikosa ryose rifitwe n'abagore.
abagore ubundi nibo bateguye icyo. Yari ikibazo nakomeje kwibaza, urabona uriya mutipe wamaje kunsobanura ko ntago muzi muri no karitsiye ntagazwi, even n'ure wagapfukamunwa nawe ntagazwi, abo bantu bose na Sabe nawe ntago yari asanzwe azwi muri zino karitsiye, ntabwo rwose yari asanzwe ahagera. Ariko se Ngwino we yari asanzwe ahagera we? Ayo makuru yo ntago nayamenya ko yari asanzwe ahagera, ibyo bindi ntabyo nzi. Ariko nk'uriya mugabo we, uwo mugabo wasohoye iyo video waje gukamera, ni ibintu nyine bigaragara ko yabiteguye, akabitegurana n'abandi bantu benshi, bagacura umugambi neza bakawuzuza, kuko ni abantu benshi, ntago ari umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane, barenze abo ngabo. Just bari bafite groupe 3, ni groupe ishobora kuba yaravuye ku mugore wa nyawe wa Sabe no kuri groupe ya Ngwino ndebe, groupe y'abagabo barwanya Sabe. Yavuze nko mu bagabo barwanya Sabe, nekiza ko social media uzikurikirana, wowe ni nk'aba listing kwa bati dushobora gukeka abanaba. Oya, gukeka ntabwo ari byo, nta muntu ubura bamurwanya, buri muntu wese aba afite abanzi. Arabavuga ko arabajya kumentioninga abantu bamurwanya, bakavuga ko uwo bita Yago ngo abyihishe inyuma, ngo ari nayo mpamvu ngo yaharaniye ko ari umuntu washyira ari amavideo yose, ndetse kandi hakaza n'uwo bita Clara, urumva ko nawe ngo byose babikoze mu buryo bwo kurenganura Clara. Ibyo byose birashoboka cyane, nkurikisha amakuru ngenda mbona bagenda bivugira bo ubwabo bibava mu kanwa. Niba umuntu avuze ati ndaje mbereke cyangwa se ndaje nshyire hanze ibyanyu, kameme iyo mvuga igakurikirana n'ibikorwa bitunguranye kandi bimeze nk'ibyapanzwe, kameme ntabwo nta nubwo wanakeka wabihamya. Ibyo byose rero Sabe afite abanzi n'abakunzi n'abandi, donc abantu bariho bakora, abakozi cyane, byanze bikunze bagomba kugira abanzi n'abakunzi. Hagomba kuba donc hari impamvu ituma bangana, zirahari, ahubwo izo mpamvu wenda nizo zitazwi, ariko inyinshi bazishyize hanze. Urumva ntago wareka kuvuga ko byateguwe, kubera ko amagambo ava muri bo. Niba umuntu avuze ati nge nzabereka, nawe baramuhemukiye yego, ariko nyine nawe akavuga ati nanjye nzabishyura. Nibyo rero nta mpamvu nimwe yatuma udatekereza ko byapanzwe. Iki bitari byarabaye kera se nuko wenda uwo mukobwa aribwo bari bagiye kunyesebora nawe? Si byari bisanzwe se, siko bavuga? Byari bisanzwe. None se ni gute byari bisanzwe bitari byaravuzwe? Bivuzwe nyuma yuko habaye igikorwa cya Yago. Ubwo rero urumva ni ibibazo, ariko ni abantu ibyiza bicaye hamwe bagakemura ibibazo bafitanye byaba ari sawa. Bawe nk'umubyeyi ibi bintu ubibona gute? Cyangwa nk'uriya mugabo ko wamwumvise? Uriya mugabo ko namwumvishe afite urwango, afite kote ariho rero ntabwo ari yasabe. Yego. Ari kuri kote y'abandi bantu, wenda Yago cyangwa se n'abandi. Reka nari kuvuga Yago. Ni kote y'abandi bantu. Uko namwumvise ntabwo ashyigikiye Sabe, ahubwo aramurwanya cyane, kuko yari yiteguye yazanye na kamera, bamutumye. Urumva ni ibintu nyine byarazi, yari afite amakuru yabipanze, ahubwo uriya mugabo azamukurikirana. Uko byagenda kose hari amakuru yasigaye ahwihishwa hano muri karitsiye nyuma y'uko Sabe afashwe. Ndagira ngo dusangize wenda twumve inkuru ya nyayo, amakuru ya nyayo abantu bavuga bose yose barakeka. Nta muntu n'umwe wari uri mu gipangu uvuga ibya nyabyo, n'abari bakirimo babiteguye nabo ubwabo barabeshya, bafite uko babeshya. Rero inkuru zose abantu bavuga nizo bashakisha bahimba, kubera ko nta muntu wigeze aganira n'uriya mukobwa, nta n'uwigeze aganira na Sabe, nta n'uwigeze aganira n'abo bantu bari baje bambaye masike. Ni ukuvuga rero izo nkuru zose zivuga ntabwo ari iza nyazo. Amakuru avuga ko ngo bamukubise ingumi, ngo babanje kumukubitiramo imbere, nuko nyuma yo kumukubita we aca hariya ahunga, umuhungu aramukurikirana ati Sabe ibyo nashatse wabireka, arimo aragenda ahunga muri turiya tuyira. Ibyo ngibyo byo ntabwo wabyumvisheho? Ibyo nabyumvise ariko ntabwo nabihamya, sinanabyemeza. Ahubwo icyo nabona nuko gusa bari bamugambaniye kandi agahita akabimenya akabacika. Kuko ntabwo wafashe umuntu ukamukubita ingume ntabwo wamurekura, ntabwo byakunda. Ntabwo umugabo umwe yacika abagabo 3 cyangwa 4. Yego. Niwe bita Hajati muri karitsiye? Hajati, hari abahajati benshi hano. Ni benshi.
ikibazo gikomeye. Okay, ndega ndumva ngiye twasoza cyeka ni mugenzi wanjye ikintu ashaka kukubaza cyangwa se nakaba ari ikintu wenda wumvaga wari kubwira abantu. Nta kindi narenzaho, ibindi tuzabishakira umwanya ko ni birebire, nk'ibyo ku rubyiruko ni birebire, ibyo ni birebire cyane, ibyo mu ngo ku bamama ni birebire, tuzabishakira umwanya inshallah. Hanyuma abakunze izi nama baza kwandika muri comment hasi bakatubwira ko bakeneye ko hari bakatubwira ikindi bashaka ko babaganirizaho cyerekeranye n'imibanire, kuko iyo imibanire ni nayo ituma ibi bintu byose biba. Yego. Sawa, urakoze cyane.